Nongeye kubaha ikaze kuri Byikorere TV, ndagushimira wowe wamaze ukora subscribe. We tubana umunsi ku wundi twatangiranye amasomo yo kwiga WordPress website. Ndagushimiye cyane. Twatumaze igihe tutabahereza video, ariko uyu munsi tugiye kubereka ukuntu ushobora kuba wakora e-commerce website nkuko twari twarabivuze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe e-commerce, uburyo wakora website yo gucururiza ibicuruzwa bitandukanye kandi mu buryo bworoshye. Ni website tugiye gukora mu gihe gito kandi ubona ko nyine biba byoroshye kuyikora. Hanyuma icyo nakubwira kuri e-commerce website ni platform ngo nayivuze zo guhahira ibintu runaka. Ushobora gucururizaho ibicuruzwa bitandukanye, ushobora kuba ari imboga, ushobora kuba ari inkweto, ushobora kuba ari imyenda, ushobora kuba ari ibiribwa muri rusange, cyangwa se imyambaro muri rusange, cyangwa se ibindi bintu. Ariko byose e-commerce irabikora ku buryo ushobora kujya kubona product igiciro ukabishyira muri ka kagare ako bita kati. Tech Company Limited tukuzaniye promotion ya Tunga website, aho tugukorera website ku buntu tugasobanura ibyo ukora bityo abakugana bakarushaho kwiyongera. Si ibyo gusa kandi kuko tugwana ubujyanama bw'ibyo wakora kugira ngo ukoreshe ikoranabuhanga wagura ubucuruzi bwawe cyangwa business yawe. Rero aya mahirwe nagucike, reka hamwe na Tech Company Limited ubashe kugera ku nzozi zawe. Kubindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 769 14 cyangwa mukadusura kuri website yacu brevetech.rwa. With Brevetech you have infinite possibilities. Nyuma iyo kati yawe ukora checkout ukishyura byose bigakorwa. Hanyuma tugiye kubireberamo cyakoze zimwe muri functionalities nko kwishyura. Ndaza kubendeye nabahereza ibitekerezo tuza guhitamo icyo twakoresha. Hanyuma ariko icyo nababwira kuri no e-commerce tugiye gukora nuko ari website yifashishwa mu bintu by'ubucuruzi. Hanyuma ikindi kintu nababwira kuri no e-commerce nuko tuyita coupon. Turayita coupon bivuze ngo quick purchasing online. Ni gutya kigaragara. Iyo umaze kwestara WordPress by default tugira screen imeze gutya muri 2024 niko bayita. Iyo hano muri theme itwa 2024. Hanyuma ku bantu badasobanukiwe no dashboard twayisobanuye mu video yandi yabanje, wajya ugasobanukirwa kugira ngo ubashe kumenya ese tujya muri theme turaba tugiye ko muri appearance turaba tugiye gukora miki, nituza muri wenda post turaba tugiye gukora miki, muri plugins hakorwa miki. Iyo byose ushaka kubimenya wareba muri video zacu zabanje twabivuzeho kuri YouTube, ziriho usobanukirwa dashboard ya WordPress. Ni ibintu byoroshye kubisobanukirwa kandi ntago bigoye. Rero icyo nakubwira, niba utaranakora subscribe, once ukore subscribe kuri Byikorere TV, hanyuma urusheho gusobanukirwa. Nako harimo hano part 1 how to make a website with Elementor, angaha customization, introduction to WordPress mu Kinyarwanda. Anga ushobora kujyaho niho na twasobanuye ino dashboard, turayisobanura neza, turayisobanura mu buryo bworoshye. Hanyuma ikindi nababwira nuko hano twakoraga locally, anga tugiye gukora online. Isibyo ko nani tandukaniro ririmo local na online. Icyo bitandukanye nuko imwe biri kuri live server indi iri kuri local server, cyangwa iri local. Ahanga rero icyo nakoze nuko nakoze ino coupon nkora navuga kali subdomain ya brevetech.rwa, nyuma nyita coupon. Rero ibingi nabyo ushaka kubimenya tuzabitegura. Arisomo turimo turategura rya web development, web hosting, tuzabitegura, tuzabibereka tubereka ukuntu ukora zino subdomain. Ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma ahanga tuje kuri appearance dusangamo theme. Hano kuri theme kubera ku bantu batabashije kwa attending amasomo twatanze mbere, ino theme na appearance na hantu ushobora kuba wahindurira ino appearance. Tuvuge nk'urugero switchinze nk'aha nako na activating 2024, reka na activating 2023. Mu gihe nakoze activation ya 2023, ino ni template. Ngazanga ngahita refreshinga ino page, bivuze ngo automatically irati changing. Urabona ko yahise hindura uburyo yagaragaraga. Urabona ko hahise hazamo ya theme ya 2023. Even if nanashyiraho 2022 nayo irati hinduka. Ninza nka refreshinga this page iraza inyereka ko appearance yayo yamaze guhinduka. Rero icyo biba bisaba ni iki, ni ukuvuga ngo ngiye icyo binsaba ni ukubanza ngamenya ngo ni ye theme nkeneye gukoresha. Tugiye gukoresha template. Urabona nkanga urabona ko yamaze guhinduka yabaye 2023.
hanyuma izi ngizi rero ntabwo nzikeneye ariko mbere yuko nzikuramo reka banze nkore installation ya n'iyindi nshyashya. Uzanga kuri new add a new theme niho uza, hanyuma turakoresha template yitwa open market. Open market niyo tugiye gukoresha tugakorera website yacu, aho abantu umuntu ashobora kuba yahaha ibintu bitandukanye. Turakoresha icyo bita quick import demo, ni ibintu byoroshye cyane aho usanga website design ukayimportinga yose ukaza customizinga mu buryo bworoshye cyane, wowe bitakugoye bitagusabye ibintu byinshi, just step click next until website yawe irangiye. Na bintu bindi byinshi bisaba ngo coding, ngo bigusabe ngo biki wapi, na plugins tukoresha ibintu byose bikagenda neza. Rero icyo nakubwira, niba waracikanywe n'amasomo twabanje guheraho bwa mbere, wabanza ukajyaho ukareba muri aya masomo namaze kubereka ahangaha kuri Byikorere TV, ukabasha kubanza kwiga, uzana kuri playlist, ukazana kuri ino ya WordPress. Ahangaha harimo amasomo yose ukeneye kumenya. Hanyuma ahangaha reka tugaruka kuri ya template, kuri ya appearance yacu. Tugiye kwadinga new theme, ushobora kuya-uploadinga mu gihe ifite, ariko ushobora no kwadingaho ukoresheje hano typing ahangaha, kuko izo typing ahangaha most of the time ziba ziri free, aba ari ama free version kandi akora neza. Hanyuma ahangaha ugiye kwa-uploadinga ngo uba ufite template theme, uzangaha ugaklikaho and then ukaza ugachuzinga template wawe ufite ku mashini yawe. Ngunda ariyo mfite wenda se tugiye ngiyi yitwa gutya, anduma ukakandamo and then ukatukanda import open. Ubwo bivuze ngo ubugiye kuyimportinga, ariko ntabwo ari nshaka gukora kuko nyeneye gushakisha ayo bita open market. Sorry, baita open shop, not open market, open shop. Hanyuma iyi open shop nitumara kukanda hano irate zangiye, and then ukore install kuri open shop. Abarimo manu agiye atandukanye, ama plugins agiye atandukanye, ushobora guchuzinga bitewe niyo ushaka gukoresha. Hanyuma imaze gukora installation yayo, ukanda kuri activate. Iyi ngica ikiza cyayo nuko ibintu byose hafi byose bigiye biyubakiyemo, ntago bigoye kuyikoresha. Imaze rero kuyikonfigura, bivuze ngo ugarutse ahangaho ukarefreshinga ya page yacu, turasanga yamaze guhinduka, irimo iragaragara gutya. Bivuze ngo twamaze kwestara ya open shop yacu. Ya open shop nitumara twamaze kwestara ni theme nshyashya twamaze gushyiramo, and then ikintu tugiye gukora ni iki, tugiye gutangira get started with open shop. Ahangaha icyo tuba tugiye gukora ni gukora configuration, tukamenya plugins, tukamenya ibintu byose bikenewe kugira ngo ino website ibashe gukora neza. Ikintu tuba tugiye gukora ahangaha cya mbere ni ukuzanga kuri recommended plugins, ukakirika hano kuri recommended plugins and then ukakora install. Izi zose baba bagiye baguhereza, ugakora install gutya, ukanda hano install. Iyo it is activating bikagenda neza. Hanyuma iyo umaze kuzirangiza, by'umwihariko nk'iyi WooCommerce ibikenewe cyane kuko irakoreshwa cyane muri WordPress, niyo idufasha kumanaginga product zacu, idufasha kwadingamo ibintu bigiye bitandukanye kuri e-commerce, ndetse ifitemo features nyinshi cyane zikenewe muri e-commerce kugira ngo ibashe gukora. Rero WooCommerce nabakari backbone ya e-commerce, yama website muri WordPress. Ukoresheje ugiye gukora e-commerce website uba ukeneye WooCommerce uko byagenda kose. Hanyuma ahangaha imaze kuzestara zose zamaze kugeramo, uhituzanga kuri import demo. Icyo ukora ni iki, urata installing no one click import demo kugira ngo twihute. Ikidufasha ni iki, nuko iba ifite ama design, ifite product, ifite ibintu byose dukeneye, ukirikaho gusa. Breathtaking Company Limited tukuzaniye promotion ya tunga website, aho tugukorera website ku buntu, tugasobanura ibyo ukora bityo abakugana bakarushaho kwiyongera. Si ibyo gusa kandi kuko tugwana ubujyanama bw'ibyo wakora kugira ngo ukoreshe ikoranabuhanga wagura ubucuruzi bwawe cyangwa business yawe. Rero aya mahirwe nagucike, reka hamwe na Breathtaking Company Limited ubashe kugera ku nzozi zawe. Kubindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 769 14
cyangwa bakadusura kuri website yacu breftech.rwa. With Breftech you have infinite possibilities. One click ukata importinga za data zose and then ubundi bikagenda neza. Ahangaha uhituzanga iyo maze kukokestara uhituza ugarukanga ukatujya kuri no import demo, wangiza gukanda kuri import demo itugufungurira akandi gapage karaba karimo website zitandukanye zakozwe zimeze neza. Icyo turaba tugiye gukora no gukanda gusa click kugira ngo tuyimportinge, hanyuma izo data tuzanye tuze kuzihindura nyuma, ariko dufite design dushingiraho. Hanyuma urabona ko website yacu still ubungubu nta kintu kirahindukaho, imeze gutya, ariko twamaze gukora installation ya new theme. Ni ibintu rero ahangaha tugeze nago navuga ko irangiye, ariko urabona ko byibuze imaze kugira ishusho. Ni coupon ahangaha taje turebe kuno duhindura ino logo, ano magambo tukayasimbuza logo. Byose tugiye kubireba ukuntu tubikora, kuno duhindura kano ga text ka hano hasi, designed by theme what, ibi tugiye kubireba mu kanya gatoya. Rero icyo nakubwira none n'ubu utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri video zacu hano kuri Byikorere TV. Hanyuma ikindi nakubwira, niba wifuza website, wifuza urubuga rukora ibintu runaka, ukaba wumva nta gitekerezo cyangwa se ufite igitekerezo cyo gukora ikintu, ukaba wumva ukeneye umuntu ugufasha kucyumva neza no kugisobanura neza, turahari muri Breftech. Turahari kugira ngo tugufashe gukabya inzozi zawe, turahari kugira ngo tugufashe guhostinga website yawe, tugufashe kudevelopa website yawe mu gihe biri ngombwa. Utayidevelopye tukaguhereza ubujyanama, turagufasha muri byose, yaba ari company, yaba ari wowe ubwawe, cyaba ari ikinyamakuru, cyaba ari icyo ari cyo cyose wifuza kudevelopa, muri Breftech turagufasha. Kandi si WordPress gusa, n'ibindi turabikora kuko dufite inzobere muri ibyo bintu. Hanyuma ahangaha urabona ko tumaze kugaruka kuri yanu, tumaze gufungura ya page dashboard. Kwa dufite mbere urabona ko hari ibindi bintu byiyongereye, hiyongeyeho commerce, product, payment, analysis, marketing, theme. Ibingibi ni ibindi kuko yo ibiri ni ya theme hack ni ya developer open shop. Hanyuma iyo uje hano urabona harimo ibintu bitandukanye. Nkanga by default harimo iyi theme imeze kuri ya, harimo iyi ngiyi, zose ni e-commerce zigiye zirimo open shop, groceries. Ushobora kuimportinga mu gihe ugiye gukora ku ma groceries, ushobora gukanda nanga mu gihe ugiye gukora ku bintu by'ama cosmetic, ibintu by'ubwiza. Hanyuma ushobora no gukanda nanga mu gihe ugiye gukora default. Urabona harimo inkweto, harimo ibintu bigiye bitandukanye. Hanga no tugiye gukanda rero, no tugiye gufungurira. Ndakanda nanga kuri import demo. Ninkanda kuri import demo irahita inzanira page imeze gutya. Hanyuma ndamanuka ahangaha nkande kuri continue import, iratangira kuimportinga, irafata akanya gatoya. Hanyuma ngiye ndazanga kuri ya website yanjye, urabona ko imeze gutya, nta kindi kintu kiri, urabona ni gutya imeze. Hanyuma ninza nka refreshinga, urabona no categories, no what and what, nta kintu na kimwe kirimo. Urabona nizi ukuntu bimeze hano nabyo, urabona ukuntu bimeze, nta kintu nyine, ntabwo bimeze neza. Hanyuma icyo tugiye gukora twebwe ahangaha, igiye kuimportinga izi demo data. Urabona ko zamaze kuza, and then ni refreshinga this page, iraza yamaze guhinduka ibyo byose kuko tumaze kwimport. Urabona ko hajemo open shop. Tugiye kureba no kuntu tugiye kuba twakeditinga kano kantu tukagahindura, ibintu byose tukabihindura. Hanyuma si hano gusa, no kuri telefone ushobora kubireba, iraba yamaze gukunda kuko ni ibintu byoroshye cyane kubikora. Hanyuma ahangaha ikintu bitanza nkakora, urabona ko website yamaze kuza imeze gutya, nta kindi kintu nkoze wabibonye, ni gutya. Urabona ko web yamaze kurangira, e-commerce yacu ni nkahirangiye. Urabona product zajemo clothes, decor, music, ibintu byose byamaze kuzamo, yamaze kuba nka Amazon. Ahangaha ibintu byose byajemo, harimo inkweto, harimo imyenda, hari ama slide, ni ibintu bigiye bitandukanye. Rero izi ni inkweto, urabona ko wadinga muri cart, urabona ko cart yitiza, and then ukakora ushaka kuba wakora checkout, ikanze kuri checkout. Urabona ko i-checking kujyana na checkout, kandi umaze kwadinga muri cart, urabona ko hazamo product imwe. Urabona ko itukubwira, urabona ngiye ndi admin, ni kwa namaze kuloginga in.
urabona ko amafaranga amaze kwishyira hano amadolari 11. hanyuma iki giye gukora nukuadingamo amakuru yo kwishyura. ubwo numara kubyadingamo ahangaha payment kwa ko ntabwo integratingamo ahangaha turaba turetse kuri payment. Kuri payment tugomba kuba twaradinzemo payment method tugomba gukoresha. ahangaha turaza kubireba ho nyuma. hanyuma ahangaha wangiza ukatukanda place kuko na payment post code kamanye kuri post code 0004. hanyuma nkande place order no payment method provided. ahangaha ko nayo twashizeho turaza kureba noneho turebe ukuntu ino payment method dushobora kuyikora. dushobora gushira option yo ko umuntu ashobora kwishyura on gate cyangwa se on delivery. ariko reka twe kugira kuri nonuza payment ndaza gukora indi video ikurikira ingi wiki shaka no kubanza gukora no design tukayi-customizing. hanyuma payment method turaza ku-integratingamo nyuma dukoresheje PayPal cyangwa se dukoresha icyo bita Flutterwave. hanyuma ni ibintu birubuza kutworohera cyangwa se tugakoresha icyo bita laser pay cyangwa se nizo bita spice no ndayibagiwe ariko ntabwo tuburiye turubuza gukoresha cyangwa se tugakoresha zino debit card, mastercard n'ibindi bigiye bitandukanye. turashituriye ukuntu tubyintegratingamo muri video igiye kurikiramo hano ikurikira iyi ngiyi. ndagira ngo njye ngura ama video mato apana maremare yandarambirana. niyo mpamvu ahangaha rero ikintu tugiye gukora cya mbere, urabona open shop yacu ikoze gutya. urabona dufite account, blog, cart, checkout, contact us, home. izi ni page zigiye zirimo. hanyuma iyi ni home. hano dufite categories zitandukanye. hari clothes, kanze kuri clothes hari imyenda itikuzanira category ya clothes. ngira ngo uri kubona hano hejuru urabona ko izanye clothes gusa. ariko clothes urabona ko harimo imyenda ibiri gusa. no turashituriye n'ukuntu wadingamo izindi product. ahangaha uyo uje hano kuri dashboard ukagaruka hano kuri dashboard yacu harimo ibintu bitandukanye. harimo product payment analysis. iyi payment dushobora kuza turayikonfigura nkuko nayo maze kubivuga. iyo nage configure ariko turaza kubikora and then iyo maze kuyikora configuration ita integratingamo kuri website mu buryo bworoshye cyane. hanyuma ahangaha urabona tugaruke nkangaha urabona dufite website yacu imeze gutya nkuko nayo maze kubibereka. imeze gutya. niba imeze gutya rero tugiye gukora niki, tugiye guhindura ano marogo, duhindura amabara, tuyihereza amabara dushaka, duhindure zira information za address, callers, email, contact to tuzano turebe n'utuntu tugenda duhindura. hanyuma iyo tumara kubihindura website yacu turangiza part 1 turaza kureba noneho part 2 ya payment. hanyuma wifuza kureba no website turimo turakora ushobora kunyura kuri no link ya coupon.blevtech.rw hanyuma ukabasha kureba nawe uburyo ikoze n'uburyo bworoshye cyane. hanyuma rero nayabwiye ko wifuza website watubwira muri Blevtech tukagufasha hosting, domain name, dusi turabikora kandi ku mafaranga make cyane utabibonera handi. rero ni kazi wacu muri Blevtech. okay. website yacu nako imeze gutya. harimo inkweto, harimo ibintu bigiye bitandukanye. no ikintu cya mbere tugiye gukora ni uguhindura ino logo. nako akunda wabonaga turi ku nse nkufungura new tab hano wenda ari ukuntu tujya kuyifungura ikabanza kuloadinga icyo nakita nka splash screen cyangwa se loading page. ira loading page iriho logo ya open shop. ukuntu tugiye kubihindura ni ibintu byoroshye cyane. uzahanga kuri customize. iyo kanze kuri customize
urabona ya page nakumbiraga ni kano kabanza, urabona ko kuno karodinga akaza open shop ibanje kurodinga mbere. Tugiye kubireba kuno twahindura zino logo tugashyiraho logo zacu. Hanyuma ngiye namaze kudesigninga, mfite logo idesigninze ya Quipon imeze gutya. Urabona ko colors ni orange na black. Orange na black nizo tugiye gukoresha mu cyimbo cyo gukoresha green, twe tuyakoresha orange and black. Hanyuma ahangaha website ni gutyo iraza kubimeze hano. Ibintu byose bigiye biriho. Icyo ndobuze guhindura na ama contact details, izi address birahinduka, aya tax wenda yena narekeraho, ni open shop ndahindura nashyiraho Quipon. Hanyuma n'ibindi bigiye bitandukanye. Noneho ahangaha naho ndahindura amashyire izina ry'abayi developer pana ino team hunt yego Hank ndayihindura nshyiraho Bref Tech kuko niyo n'ubundi iri kuyikora. And then hano ushobora kuzamura categories about us. Okay, ibi ngibi byo natangana tubirebaho gake. Ariko by the way, ubu ngubu gutya aho website igeze urabona ko byamaze gusa nk'ibigira ishusho, nawe wabasha kubikora ubwawe. Hanyuma ahangaha tugiye muri customization nkuko muri kwibona. Nari nkanze hano, like ahangaha kuri customize mfungurira iyi page imeze gutya. Ahangaha urabona ko buri kantu kose kagiye kariho akabike. Ahangaha utu tubike tugiye turiho dufite niho ushobora guca ukaba wagira ibintu editing. Ukitse kuri aka kabike nkahangaho urugero itikuzanira, urabona ko ikuzaniye ino slider kuntu imeze, ikuzaniye choose category to show. Ahangaha na ushobora guhitamo category wifuza ko iri buze kuba displayed hariya. Hano tuvuge ahangaha ni wenda ni shoes. Okay, kawe nashiremo wenda like accessories, sibyo? Accessories. Okay, ahangaha nimara gushyiramo iyi ngiyi urabona ko bise bihinduka. And then ndatamita category mshiremo hano wenda ngo category ya accessories zize ahangaha zose. Urabona iziri muri category ya accessories zewa displayed muri no block cyangwa se muri no slide. Ahangaha urabona ko ugarutse kuri kano ga slide kano hejuru, urabona harimo uburyo amafoto agenda ba displayed. Hano urabona ko bimeze gutya. By default harimo kano, harimo na kano. Ushobora guchoosing iyi ngiyi cyangwa se ugachoosing iyi ngiyi, ariko ngiye beta ni iyi ngiyi irimo by default niyo sawa, niyo kareka wari yondekeramo. Hanyuma ushobora guona harimo slide 3. Izi slide ushobora kuza ukazihindura ugashyiramo izaho uka-uploading amafoto yawe. Urabona nkangaha ziri kuzaho ziri guturuka kuri no link. Ino link ushobora kuyihindura mu gihe wakoze ama slide yawe and then ukaintegratingamo mu buryo bworoshye. Hanyuma ngaruka ahangaha hejuru kuri open source hano hejuru kuri no logo, ushobora kuri movinga logo hakatazaho ya magambo cyangwa se ukadinga logo. Hanyuma ni nganda gutya kuri add logo iratimbwira ngo drop file to upload cyangwa se select file. Ahangaha ndatanza muri download nona isize and then ni yingiye na uploading ya logo yanjye. Nimara ku uploadinga urabona ko yamaze kuza and then ni paste ni selecting can skipping n'ubundi kuko ifite size. Urabona ko logo ihise ihinduka yagiyeho Quipon. Urabona ko byamaze kuba done. And then nite saving. Ikindi cya kabiri dukeneye icon iza kuba displayed ahangaha hafi ya yeye noza yeye hano hejuru nyine kano ka replacing ino web cyangwa se ino wide cyangwa se kano dukunda kwita globe. Ndaza ahangaha hasi urabona ko title ni iyi ngiyi ni bikino. Ndazana kuri site icon. No njyewe selecting site icon and then nayo ya uploading kubera ko nago ifite mwana bifite size noya. Cyangwa se nshobora no koresha iriya, ariko reka na uploading ingi igaragara neza. And then nimara kuyizana gutya and then next urabona ko site icon urabona ko nayo imeze gutya and then
nishake nk'roping cyangwa se nkandi skip nta kibazo. Urabona ko yamaze kujyaho already hano hejuru bitandukanye n'aha ngaha. Hanyuma nimara gucustomizinga wenda nkaza nka refreshing ngaha, internet imuragenda gake ariko uratubona ko biza. Urabona ko nayo yamaze kuzaho. Ibi ngibi bya payment turabikora kuri video yindi, bikore step by step wo payments kuno yoroshye ku integrating mu Visa, Mastercard payment, Apple Pay, Google Pay n'ibindi zigiye zitandukanye. Zose payment method zose zishoboka ahanga tugiye kuzincludinga kuri no website yacu. Hanyuma ngereka bengarutse kuri no website yacu. Ahanga namaze guhindura logo, namaze no guchanginga nyine like logo yamaze guhinduka. Nindi freshinga ino page yanjye ahangaha wenda urahita ubona ko yamaze guhinduka ahangaha. Ariko ya indi banza mbere preloader cyangwa se iyo nakitanga splash screen ya website yacu nagera hinduka. Icyo nkora ni iyi ndazana kuri preloader page, nyuma imindure ino logo nayo ndahita nza muri media yanjye and then create mfate iyi ngiyi kuko niyo nshaka gukoresha. Breathtaking Company Limited tukuzaniye promotion ya tunga website aho tugukorera website ku buntu, tugasobanura ibyo ukora bityo abakugana bakarushaho kwiyongera. Si ibyo gusa kandi kuko tugwana ubujyanama bw'ibyo wakora kugira ngo ukoreshe ikoranabuhanga wagura ubucuruzi bwawe cyangwa business yawe. Rero aya mahirwe nagucike, reka hamwe na Breathtaking Company Limited ubashe kugera ku nzozi zawe. Kubindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 769 14 cyangwa mukadusura kuri website yacu breathtek.rwa. With Breathtek you have infinite possibilities. And then nyishireho, nimara kuyishyiramo and then mte nkora update and then refreshing this page mbere yuko nzanira nako yahise igura gute ihindura yahisigira preloader nyine like yahindutse ino logo. Hanyuma ikindi na ya mabara izi colors uraza ahangaha kuri tujye kuri total colors and BG. Ahangaha handitse ngo header colors and then above urabona ko ahangaha na current above header na kara iriho and then turasubira inyuma. Ahangaha ugenda ureba buri kantu kose ushaka gukoraho. Sorry gato, akantu kose ugiye gukoraho urabona ko nkanga dufite color iri green. Ahangaha kuri igiye kuri globe color ushobora kwituhindura wenda tukaza dushiramo iri yabara rya orange iri gutya. Urabona ko at least iraza isa nkaha ngaha. Noneho tuhita tugira gute, tuhita publish. Urabona ko colors zigiye colors noneho ubungubu zamaze kugira nuza ishusho. Ubungubu maze guhindura website yose kuko ira kara igenda integrating ahantu henshi. Hanyuma kuri dark mode kuko dark mode nago tuyifiteho, reka nayo kuyigarukaho cyane yo. Hanyuma urabona ko twamaze guhindura na kara ni refreshing this page 1 irahita ingarurira page. Urabona ko noneho site ihisigira ishusho twifuza, noneho iri gusa nkuko twabishakaga before. Noneho izi social media icon, menus, widget, WooCommerce ibingibi turaza kubigarukaho. Ucyo ngiye kurebaho ni kuri zino documentation za hano hejuru. Ni dukanda hano zino address naga ari documentation. Angaha ni kuri site identity yo nago nyigarukaho cyane kuko idiringa n'ama logo, ikadiringa n'ama titles n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma iby'ingenzi bindi nabereka kuri no website twabibonye layout, header. Hanyuma kuri header, main header, urabona ko noneho tugiye kureba kuri zino info. Uza kuri header, ni kuri layout, main header and then ukaza ahangaha. Urabona ko dufite hano dufite call to, dushobora kutaduhindura. Urabona nkanga call to, urabona ko handitse call us. Ushobora gushyiraho call us cyangwa se call us
and then ugatushyiraho nomero ya telefone yawe 250 ko turi mu Rwanda 250 788 76910. This number ushobora no kuyihamagara kuri ugasaba support muri BLEFTech cyangwa ukabandikira kuri email info@bleftech.rwa and then bakaguha support yose ishoboka mu bintu bya tech. Hanyuma wangiza kubikora gutya ukahita wa updatinga, urabona ko byamaze guhinduka. And then nitugaruka kuri no page yacu tukarefreshinga, urabona ko byamaze guhinduka. And then ikintu tugiye gukurikizaho kindi, tugiye kuza noneho turebe kuri video ngiye gukora ya kabiri, iraza idiringa n'ama payment. Ahangaha tugiye kureba tureba payment, turebe n'ukuntu twadinga product muri dashboard yacu. Ahangaha how to add a product, how ibintu ngibyo ngibyo. Rero niba utarakora subscribe, aho tugeze ubu ngubu none ahangaha urabona ko e-commerce kuyikora byoroshye cyane mu gihe gito cyane, mu masegonda nko guhumbye. Rero niba utaraniga WordPress, menya ko uri guhomba ibintu byinshi. Urabona ko ino e-commerce nta kintu wayinenga, nahitandukanye n'izindi e-commerce tuzi. Icyo wenda idafite cyane ni izo payment, kandi nazo tugiye kuzishyiraho. Bivuze ngo iyi ngiyi ushobora kuyikora ari umukiriya wayigusabye ukahita uyimuhereza kandi mu gihe gito. Urabona ko yihuta kandi irasa neza rwose. Rero kora subscribe, tugaruke tureba kuri part 2 turebe ukuntu noneho wakora payment system ukaintegrating ama payment. Ikindi urabona ko ino website ira hostinze, ushobora no kuyinyuramo, ushobora no kuyireba ukareba uko bimeze. Hanyuma ikindi nakubwira kuri no website iri friendly, iri responsiveness. Urabona nkanga ni kuri kadushyire nkanga kuri mobile phone urebe kuntu igaragara. Urabona kuri mobile phone nayo abasha kurespondinga, iragaragara neza pe. Wanabigeze ukareba kuri no link rero, coupon.bleftech.rwa, and then unawo kaza kumbwira uburyo wayibonye. Rero iyi ni uburyo wakora e-commerce website mu buryo bworoshye cyane bitakugoye. Ndaje turebe kuri payment system. Iyi ni part 1, ndayishyira muri part 2, payment system ndetse no kwadingamo product no editing izisanzwemo. Hanyuma kora subscribe, ubundi nze tubane muri video yindi ikurikiraho. Thank you. BLEFTech Company Limited tukuzaniye promotion ya tunga website, aho tugukorera website ku buntu, tugasobanura ibyo ukora bityo abakugana bakarushaho kwiyongera. Si ibyo gusa kandi kuko tugwana ubujyanama bw'ibyo wakora kugira ngo ukoreshe ikoranabuhanga wagura ubucuruzi bwawe cyangwa business yawe. Rero aya mahirwe nagucike, reka hamwe na BLEFTech Company Limited ubashe kugera ku nzozi zawe. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 769 14 cyangwa mukadusura kuri website yacu bleftech.rwa. With BLEFTech you have infinite possibilities.